nagiye ngura omi ya family ndaza nyitabura mu mazi iba ikintu by'ibifuro cyane nkugiye gufura nkugiye gufura fata igikombe kino gipima litiro ndakinywa. bakunzi ndabasuhuje tubifurije kumera neza. Twebwe turi mu Rwanda, dusuhuje abari mu ntara zose zigize u Rwanda, dusuhuje abarundi tuvuga ururimi rumwe, dusuhuje abari muri Afurika y'Amajyepfo amajyaruguru, dusuhuje abari muri Europe, dusuhuje Amerika, Canada, mwese abari muri Australia, inshuti zacu zibana natwe umunsi ku munsi zikabitwereka. Ushobora kuba rero aribwo ufunguye kino kiganiro, ndagusabye ngo ukore subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro. Uyu munsi rero imbere za screen zanyu cyangwa se ya kamera, muri kamera yacu muri kubona umukobwa mwiza. Ntabwo mbizi niba ari umukobwa cyane niba ari ikibwo, gusa ndi kubona ari mwiza ko mbibona. Agiye gutangira twibwira, tuguhaye ikaze. Uragerageza kuvuga cyane kugira ngo batwumve, ngaho twibwira abakunzi bacu kugira ngo babashe kukumenya. Amazina yanjye Mwihoreze Emeline. Yego. Ariko amazina niswe n'ababyeyi, ayo ni mazina Mwihoreze Emeline, amazina nabatijwe. Yego. Amazina nishwe n'ababyeyi ari kwiranga muntu Nyiramana Fiete. Nyiramana Fiete ubwo niyo wiswe na papa na mama? Wowe wumva ntago ari kuza neza wibatirizwa? Kuko nafashe iranga muntu narabatijwe. Yego. Nanjye nagiye gufata iranga muntu, amazina navuze nayo nabatijwe. Yego. Arambura. Noneho bambuze njya gusobanuza ababyeyi. Sobanuje ababyeyi, mama nawe ntiyabyibukaga ariko areba ku ntuza ku ifishi asanga aho ayo mazina ayambwiye, ndagenda nsubira kwiranga muntu nyine nyavuze barambona ko gufatiranga muntu. Gufatiranga muntu iriho Nyiramana Fiete. Ubwo reka base tuze gukoresha ka Fiete twemerere, ndumva ariko gasa naho kabangutse. Ni ry'abantu benshi banzi. Yego, murakoze cyane. Hanyuma rero Fiete muri kureba agiye kutuganira urugendo rw'ubuzima yagenze, kuko tuzi neza ko histoire y'umuntu umwe akenshi ishobora kuba inkomezi kuri mugenzi we ukiri muri bya bihe wenda Fiete we yatambutse. Njya mvuga ngo impamvu y'ibi biganiro ni ukugira ngo duhe urugero abana b'abakobwa twe twatsinzwe cyangwa se twanyereye tukagwamo, bo tubabwire ngo baberereke cyangwa se basimbuke. Tuba turi kugira ngo tubagire inama aho twebwe twagenze ntibitumerere neza, kugira ngo tubarangire, tubabwire strategy cyane cyane abahungu ndetse n'abagabo bakoresha kugira ngo bigarurire imitima y'abana b'abakobwa benshi baba bakiri bato bataranamenya uko bimeze, uko situation ziba zimeze. Fiete ni karibu, turakwishimiye. Hanyuma tuganirire, tubwire Fiete, se wowe uri umubyeyi, uri umukobwa witeje imbere, bimeze bite? Sinavuga ko ntari umukobwa, mu bigaragara urumbonye mbona nk'umukobwa. Yego. Ariko kuri jewe nkanjye ubizi ntabwo ndi umukobwa, ndi umufiyemeri. Uri umufiyemeri. Hari abo njye numva ngo hariho n'abafiyeperi. Ujye ubyumva? Nubwo benshi batabyemera. Hanyuma Fiete tubwiye ko uri umufiyemeri, wowe urugendo rwo kubyara rwagenze rute? Se wabashije kwiga Fiete? Nabashije kwiga, ariko mu kwiga n'ubundi nize wa mwana mufite. Wize wa mwana umufite. Wewe watwaye inda byagenze bite Fiete? Kugira ngo nubitubwira inzira byanyuzemo umukobwa ushaka kuyirimo none hawe abashe kuyirinda. Mu gutwara inda kwanjye byabaye navuga se ubunyenda nk'impanuka, navuga mbese ukuntu byagenze. Nakundanye n'umuhungu mu gihe kingana n'umwaka. Yego. Umuhungu turamenyana nyine bisanzwe nk'abantu baziranye, nk'abantu bakundana. Yego. Umuhungu ansaba kujya kumureba, ariko mu kunsaba kujya kumureba yambwiye yuko afite mushiki wiwe uba hanze, ambwira ko ashaka ko tumenyana.
naragiye njyayo ngiye kumureba kuko wenda umushiki we narahamusanze asanga n'abandi b'inshuti ziwe barasabana baranywa bararya nuko ariko mu kunywa njyewe wenda mu kunywa kwanjye niko navuga nanyweye nywa fanta bisanzwe ariko mu kunywa fanta kwanjye nabaye navuga nti ni nk'umwe nabaye nk'umuntu usinze Shafiye uratwibye fanta irasinza se ego fanta ntisinza ariko njyewe kuko sinari mbizi kuko fanta si ubwa mbere nari nyinyweye yego none nari nsanzwe nyinywa bisanzwe nkumva nta kibazo ariko mu kuyinywa kwanjye njyewe muko ungenda nywa nagiye mpinduka mbyumva muri njyewe ngenda numva mu mutwe nsa nk'ibintu nkazajya mbona mu mutwe imbere yanjye abantu basa nk'ibizenguruka umva mu mutwe nabwo ndi kuzenguruka noneho muri uko kuzenguruka nabwiye wa muntu twakundanaga ndamubwira nariko ndumva mfite ikibazo numa nshaka kuryama namwe tushaka kuryama yego yaramfashe anjyana kuryama yego mu kunjyana kuryama njyewe naricuye nicura nsanga nambaye ubusa hose Fiye wagiye kuryama sanga ahe cyasi icyo kiganiro mwe mwagikoze sanga kugira ngo ugere naho wumva umwe fanta bikakugendekera gutyo nagiye mu gitondo nagezeyo nko mu masaha ya 2:00 yego ngiye kumureba mu buruko mu masaha ya 3:00 hafi n'igice nibwo bazanye muri ibyo bintu byo kunywa yego barabakira baratwakira nuko maje turiyakira turanywa ariko mu masaha ya 4:00 nibwo natangiye kuzajya numva icyo kizengeri ndacyumva nyine nkumva isereri nkumva ndashaka gusinzira nkumva ndashaka kuryama noneho nibwo natangiye kumva ncitse intege yego utangira kumva wacitse intege uramubwira uti ndashaka kuryama akujyana kuryama yaranjyana wahise usinzira burundu nahise nsinzira burundu ndasinzira kuko niciye mu masaha ya 9:00 nicaye mu masaha ya 9:00 nibwo nasanze nambaye ubusa sure hanyuma usanze wambaye ubusa ntabwo byagutushije ntabwo wikanze ngo umubaze ese wasanze wambaye ubusa ariko uri ku buriri wari wenyine cyane we yari ahari oya ntabwo yari ahari we yari ari muri sala ari kumwe n'abandi nibwo nahise iruhande rwanjye mfite telefone niwe nayo iri iruhande rwanjye ndamfata telefone ndamuhamagara ndamubwira ni ngwino nkubwire araza mukuzana amubaje se ko nagiye kuryama nambaye cyane nagiye kuryama nambaye ubusa arambwira ati wagiye kuryama wambaye ariko nabonye ukuntu wari umeze nkukuramo ikanzu wambaye kugira ngo uryame wumva uruhutse mu mutwe kubera ikibazo wari ufite ndavuga niye ntukene sawa nta kibazo ndabyuka ndambara maje kwambara ndamwana rero ndatashye arambwira ati nta kibazo aramperekeza ndataha nta mpinduka wari wumvise muri njyewe nta kintu nigeze numva okay hanyuma araguherekeza urataha yakwerekanye mu nshuti ze na mushiki we yakubonye ese wari uza hataha ntago naho ngaho namusanze kubera ko nuko wenda aho namusanze nimba ariho yabaga nimba atariho yabaga ntago mbizi bivuze ngo ababyeyi be niba yari abafite cyangwa atari abafite ntago wari ubizi hanyuma se igihe cyarageze urataha wageze mu rugo wese wari wasize ubwiye mama yuko ugiye hehe ubundi byagenze bite navuye mu rugo mbwiye mama ko ari umuhungu w'inshuti yanjye ufite bidi ubivuze ngo ntabwo wamubwije ukuri oya namubeshye ntabwo namubwije ukuri ko ngiye gusura umuhungu dukundana hanyuma urataha uraza ugera mu rugo usanga ni ibisanzwe nyine nk'umwana utashye mu rugo hanyuma se icyo kintu cyabaye iryo joro cyatanze umusaruro cyangwa se nako kuri ayo manywa cyatanze umusaruro niho havuye uwo mwana nababwiye umwana wabwiwe n'iki yuko uwo mwana yinjiye ni muganga wabikubwiye cyangwa we warabyisuzumiye urabyumva byagenze bite urebye
ntabwo wenda nahise ako kanya mitamenya yuko umwana yinjiye kuko njye ntabwo nigeze ntekereza yuko nigeze nkora imibonano mpuzabitsina. yego kuko hashize mu gihe kingana n'ukwezi amezi 2 ubundi akenshi na kenshi njye nabimenye neza ari uko indigeze mu mezi 4 nibwo namenye yuko ntwite, ariko mu kubimenya nabwo ntabwo nigeze mbyakira yuko ntwite kubera ko muri icyo gihe ngiye kuri njye ahubwo numvaga binshimishije ko ntari kujya mu mihango. kubera iki? kubera ko ubundi urabona ngiye iyo najyaga mu mihango nararibwaga cyane, naribwa nkarwara umutwe, haribwa mu nda, nkarwara umugongo. nuko ubonye bimaze igihe bitazi uravuga uti Imana ishimwe, ndavuga ni Imana ishimwe wenda naba nduhutseho kubera ko wumvaga ntacyo wishinja, ntacyo nishinza nakoze. hanyuma se iyo minsi yose wabaga mu rugo, wari umunyeshuri, wari ufite akazi, byari bimeze bite? muri icyo gihe nari nkiri umunyeshuri. wigaga mu kangahe? muri icyo gihe nigaga senior 4. wigaga muri senior 4. hanyuma urwo rugendo rwo kuba waratwaye inda wiga mu mwaka wa 4, wowe umaze kumenya yuko yageze mu mezi 2, wari bwo wenda ubimenya cyangwa byakomeje ukomeza kunezerwa nuko iyo mihango itari kuza? nakomeje kunezerwa ahubwo nkumva mfite ibyishimo bidasanzwe by'ukuntu nta bubabare nzongera kubona kumva kuri jewe. wumvaga unejejwe nuko rwose nta bubabare nzongera guhura nabwo. hanyuma ahubwo reka jye mfate no mwanya mvuge ngo biba byiza uramutse uyibuze uri umwana w'umukobwa ushaka kureba kino kiganiro, cyangwa se uri umubyeyi biranashoboka nabyo, ni ukwegera abana b'abakobwa mukabaganiriza. kubura imihango ntabwo ari ikintu gisanzwe, ushobora kuba uburwayi, bishobora kuba mugani nk'uko utwite nk'uko Fiyete byamugendekeye. hanyuma Fiyete inda igeze mu mezi 4 watubwiye ati we wumvaga uri kwenjoye ngo uvuga uti Imana ishimwe ko ntari kujya mu mihango. bigeze mu mezi 4 we nta n'ikintu na kimwe wigeze wumva wikeka byibura uvuga uti najya no kwa muganga byibura nkabaza? ukuntu byagenze ntabwo ngiye kuri njye numvaga ko ntacyo nikeka kuko numvaga ko ntacyo nakoze. ahubwo ukuntu byagenze nahamagaye muganga w'inshuti yanjye, ndamuhamagara ndamubwira nti mfite ikibazo. ambwira ati ikibazo ufite ni ikihe noneho Fiyete? ndamubwira ni ikibazo mfite, maze amezi 4 ntajya mu mihango kandi natangiye kumva mu nda hari ikintu kirimo kibyimbye. wumvaga ari nk'igiki Fiyete? iyo wakoraga wumvaga ari nk'igiki? ntabwo nigeze ntekereza wenda ngo ni igiki, kuko namubajije se byaba ari impamvu y'uko ntajya mu mihango. arambwira ati ntabwo mbizi, ariko wowe uze ushake umwanya uzaze turebe ikibazo ufite. yego bivuze ko we ntiwigeze wumva ibiguhumurira, ntiwigeze uhindurwa no kuvuga ngo ndumva nshaka iki? we nta tundi tumenyetso wigeze ubona nk'umuntu ushaka kuba utwite? kubera ko ntabwo wenda nigeze nganirizwa ngo menye ngo uyu muntu atwite ibimuhumurira ni ibi cyangwa ngo gusa nyine najya numva ko umuntu iyo atwite ngaruka, ariko njye sinigeze nduka. ariko biri mu kwezi kutaranashyigera, najyaga nteka, nashyira nk'amavuta mu isafuriya, nashyiramo igitunguru, nkumva ikintu kiranzamutse, nkumva nyine nk'ikintu cy'isesemi kirazamutse, ariko sinduke, ariko icyo kintu nkacyumva. ahandi naho nabyumvise hari igihe nabwo cyageze bigejeje nko mu mezi 2 numva nkazajya numva nshaka amandazi, kandi mu buzima bwanjye sinajyaga nkunda amandazi noneho byazajya bigira nkumva ndashaka irindazi, ariko namara kuribona narirya nkumva ndatuje, kumva bimeze neza, nkumva rwose ndatuje. waryaga nkangahe kugira ngo mve kutuje? nibwo narya rimwe cyangwa ari igisate, numvaga muri jewe nuje nkumva nta kibazo mfite. hanyuma muganga tugeze kwa muganga akubwira ati byibura uzaze kugira twumve icyo kintu, ukanda kondo kumva kirakomeye, twumve icyo ari cyo. hanyuma uragiye? naragiye njyayo, ngezeyo arambwira ati noneho Fiyete nsobanurira uburyo umeze. ndamusobanurira, maze kumusobanurira arambwira ati rero reka dusuzume
turebe ikibazo waba ufite. Nigeze kubaza niba warigeze ubonana n'umugabo nyine atarajya kunsuzuma yarambwiye se waba ari imibonano wigeze ukora ndamwani oya nta mibonano mpuzabitsina nigeze nkora. arambwira ati nayo wakoze ntayo nakoze. nuko ndangije arambwira ati fata kano gacupa ugenda uzanemo inkari dusuzume turebe ikibazo ufite. agacupa nagiye ndakazanye ndagenda nzana byantumye inkari yantumye ndazizanye ndazimuhereje arazipima. amaze kuzipima arambwira ati se Fiyete kumbwira ko nta mibonano mpuzabitsina wakoze ko mbona utwite. ndamwani oya umugabo ntago ntwite pe kuko Imana ntago ntwite. ndamwira ati se ko icyo uri guhakana ko udatwite ndamwani se impamvu nkakana ko ntatwite nuko nzi ko nta mibonano mpuzabitsina nakoze. ndamwira ati atoke nako byagenze ariko nawe nyine biburujijo kuri we. urumva umuntu uramubwiye ngo nta mibonano mpuzabitsina wakoze kandi utwite nawe ubwawe ntutekereze ngo wenda avuga ati nanjye kuzi ko nta mibonano mpuzabitsina wakoze. niyo mpamvu rero nawe byamubaye urujijo. abikubwiye wabyakira ute Fiye? byakimara kumbwira ngo wenda ngo uratwite ntago nahise mbyakira. ariko we ukuntu yabigenje yarambwiye ati ukwezi kuzajya kugera hari impinduka uzajya wibonaho cyangwa wiyumvamo muri wowe. arambwira ati nibigeza mu mezi 5 ni uzajya wumva umwana asa nk'uwisimbije wumve avuye urubavu rumwe agiye ahandi yewe uzajya unikanga. ndamubwira nti sawa nubwo ngubwo nenda nimbyumva nibwo nzemera yuko ntwite. icyo gihe ubwo nundi wari ukijya ku ishuri? nkijya ku ishuri. nuko noneho bigejeje mu mezi 5 yambwiye bya bindi yambwiye byose ntangira kubyumva. hanyuma utangiye kubyumva we mu ishuri waricaraga ugakurikira ukumva bimeze neza nta kibazo? oya ntabwo nongeye kuzajya nkurikira ngo numve ibyo mwarimu ari kwigisha. hanyuma umaze gukonfirima neza nawe utangiye kumva umwana hari ukundi kuntu ameze mu nda wenda n'indi itangiye kuza imberemo gatoya wafashe umwanzuro ki? wumvaga uri nko muri situation muri make? nafashe umwanzuro wo kugira nashatse ku buryo ki mva mu rugo. ndagenda mva mu rugo njya kwa Marene. ndagenda njyayo mvuye nyine mva mu rugo ndagenda njya kwa Marene. majije kuva mu rugo ngeze kwa Marene ndagenda nyine mbayo marayo nk'ibyumweru nka 2 nawe ataramenya yuko ntwite. muri ibyo byumweru 2 namazeyo nyuma yo kumara muri ibyo byumweru 2 nibwo yaje guhamagara mu rugo arababwira ngo Fiyete ari hano. bivuze ngo wagiye ari mu gihe cy'ikiruhuko cyangwa wagiye? icyo gihe bwo njya kwa Marene nagiye mu gihe cy'ikiruhuko. ariko nagiye mu gihe cy'ikiruhuko habura iminsi mike igihe gitoya ngo dufungure amashuri atangire. hanyuma Marene abwiye mama kuri mu rugo mama we yabyumvise kandi wagiye utamubwiye? oya kugenda bwo nari nagiye n'ubundi mubwiye ko ngiye gusura Marene. ariko muri ngiye mu kugenda numvaga mvugane ndaze ngende mbe nkwamiye kwa Marene wenda kugaruka sinzagaruke. hanyuma igihe cy'amashuri kigeze amashuri atangiye waragarutse byagenze? Marene yahamagaye mama aramubwira ariko amuhamagara amuhamagaye n'ubundi amashuri yaratangiye. aramubwira ati se ati Fiyete kataza kwiga. we ntiyari yabikubajije Marene wawe? yarabimbajije yambaje se uzajya ku ishuri ryari? namwani niburetse haracyari igihe twebwe igihe cyose wagendera zo niko nta kibazo ntacyo bagutwara. nuko nibwo guhamagara yabwiye mama akimara kumubwira yuko ndiwe mama aramubwira ati se wamwohereje akaza akajya ku ishuri? aramubwira ati nta kibazo. ariko muri uko kumubwira ko aramubwira ati ariko Fiyete yashaka ko afite ikibazo. ase nta kibazo mwaba mufitanye? mama ati se ko nzi ko nta kibazo dufitanye. mama aramubwira ati se habaye iki? yabimubwiye ariko umunsi wo kwa 5 ndabyibuka kuwa 6 mu gitondo mama abyukaza
wo kuwa mbere bari bufungure bakajya ku ishuri. Hanyuma mama yaraje bigenda bite? Mama yaraje aje nyine bambaza ikibazo mfite, mbanza guhisha, ndavuga ni subu nimbivuga noneho baranyica. Yego. Nuko mama arambwira ati mwana wanjye mbwira ikibazo ufite. Yego. Ndamubwira se ku mama koko nimbikubwira nturi bunyice. Sisi ufite ikihe kibazo? Ndamubwira noneho mfunga umwuka ndavuga ningiye kubivuga n'ubundi banyice. Birangire. Ndamubwira ni rero mama umbabarire naraguhemukiye nakoze ibidakorwa ariko umbabarire ndatwite. Arambwira ati turatwite. Nyine arabanza arisararanga ati simbyumva ari we mwana w'umukobwa mfite ntago nabyemera iki uransebeje iki. Arambwira ati ugunyeretse ko ndi umwana w'umugore kubera ko yakubwiye yuko umusebeje kuko ari we wenyine wari ufite. ari njye mukobwa njye nyine afite atunyeretse yuko uri umwana w'umupfakazi. Yego. Ndamubwira ni mama wibifata gutyo nanjye byarangwiririye. Yego. Hanyuma na Marene ari aho ngaho. Marene turi kuvuga abadukurikiye baze kubyumva neza ni mama wo muri batisimu abakatolike ndumva bo bari bubisobanukirwe. Yego. Hanyuma umaze kubimubwira amaze yabyakiriye atera byanze burundu cyangwa ageze yabanjije kwisararanga abanza gusa nkaho nyine ubona biramubabaza kandi ntabwo byabura kumubabaza. Yego. Marene aramwumvisha aramubwira ati ntabwo ibi ari we mwana wa mbere byaba bibayeho. We ijambo yamubwiye na n'ubu ngubu mama kizirikana. Yamubwiye ati naba nawe umenye yuko umwana wawe ari muzima. Ati subaho kugira ngo ubabazwe nuko yabuze urubyaro ashatse. Ntiwababazwa ntiwashimishwa no kubona yabyaye yatwaye inda ukamenya nuko umwana wawe ari muzima. Kubera ko mfite Marene wanjye amaze umwaka n'uwa 14 nta rubyaro nta mwana. Rero nicyo kintu cyatumye mama agaruka mu murongo. Ni nacyo cyatumye urumva Marene yagufashije guturisha mama. Yamufashije ko mama tuzi. Hanyuma se ubwo hari ndakeka weekend yari igeze kugira ngo ujye ku ishuri. Wamanukanye wavuyanye i Kigali na mama? Oya nagumye aho ngaho kwa Marene ariko muri aho ngaho mama gihara ataragenda yaramubwiye ati rero Marene yaramubwiye ati rero urabona umwana aracyari mutoya ntabwo yareka ishuri. Ati n'ubundi kwigana inda biremewe nta kigo hano ndizera ko nta kigo mu Rwanda kitemerewe kwigana inda. Amubwira ati agomba kuguma mu ishuri kandi akanabyara yiga. Yego. Mama arabanza aravuga ati ngiye ntago namurihirira azabanze abyare namara kubyara nibwo azasubira mu ishuri. Marene aramubwira ati oya ntago yasubira mu ishuri kuko mama niwe wavuze ati ntago yasubira mu ishuri azasubira mu ishuri yarangije kubyara. Marene aravuga ati oya byo simbishaka ndashaka ko umwana akomeza kwiga. Mama aravuga ati subwo urumva byagenda bite kugira ngo iki. Marene aramubwira ati rero n'ubundi niba wumva yuko umuvuga yuko agusebeje mu muryango reka ahangaha mushakira ishuri naha yige naha aho kugira ngo aze kwiga iwanyu mu rugo. Yego. Hanyuma wigumanira na Marene wawe uriga ubwo inda igeze mu mezi angahe? Inda yari igejeje mu mezi 7. Yego. Wabashaga kwiga ukumva birimo birajyamo neza? Mbere nyine nkimara kumenya ko ntwite nyine najyaga njya ku ishuri nkavugana ubu koko inda bizagenda bite nzabaho gute bizagenda gute mu kuvuga ko bizagenda gute kubera ko uwayinteye hari ikibazo twaje kugirana. Hanyuma Fiyete twari tugeze ku umukunzi se warabimubwiye ubundi akubwira ngo iki? Ko ntwite se narabimubwiye namuhamagaye ko nkiva kwa muganga namuhamagaye ndamubwira nti ese ko nagiye kwa muganga bakambwira ko ntwite naba mfite ikihe kibazo. Byavuye kuki? Ni wowe
muri make ujya kumubaza niba ari wabikoze kuko ntuzi niba rigeze ukora imibonano. Nuko namubwiye namuhamagaye ndamubwira nti ko mfite ko nagiye kwa muganga bakambwira ko ntwite kandi nta mibonano mpuzabitsina nakoze naba mfite ikihe kibazo. Yego. Agiye kumbwira arambwira ngo ngaho jya mu gisirikare kubera ko we yajyaga akunda kumbaza ngo nurangiza kwiga uzakora iki. Nkakunda kumubwira nti njye nindangiza kwiga nzaba umusirikare. Yego. Kambwira ngo ntago nkunda abasirikare. Ni wenda waba umusirikare uri umuhungu ko noneho sinkunda abakobwa b'abasirikare. Yego. Amazi se kubera icyo udakunda abakobwa b'abasirikare. Ngo abakobwa b'abasirikare ngo ye byifatemo ko ntabakunda nta mu busobanuro bw'uko atabakunda. Yego. Ubwo rero nkimara kumubwira ko ntwite we yahise ambwira ngo ngaho genda mu gisirikare. Muri make yarameze nk'aho ari kukujomba igikwasi kuko wifuzaga kuba umusirikare kandi utaba umusirikare utwite cyangwa arabyara. Yego. Hanyuma nyuma y'uko akubwiye ayo magambo wabyakiriye ute? Wahise wumva ese wundi yarakweruye kubwira ko ari we wakoze icyo kintu? Yarambwiye akimara kumbwira ngo ngaho genda mu gisirikare yarambwiye ati ibi byose nabikoze mbishaka. Kuko nakubwiye ngo sinkunda abasirikare ntiwabyumva. Yego. Nabikoze mbishaka ibyo byose ni imipango yanjye. Wabyakiriye utakubwiye gutyo ayo magambo yakubwiye? Muri njye nararize naraturitse ndarira gusa. Ikindi numishaka hinda kanyishe noneho nibwo yahise ananyerura yuko ya fanta yayishyizemo ikinini. Bivuze ngo yari yayiroze. Yari yayiroze. Hari ukuntu umuntu abanyamakuru benshi bakunda kubaza, hari ugeze kumbaza ngo umaze kubona ko icyo kintu kibaye wamubwiye ngo iki. Rero iyo tubwiye abantu ngo nabuze icyo mvuga ntago babasha kubyumva. Akenshi bitewe na situation urimo cyane n'uburyo ugaragaza amarangamutima yawe biragora kugira icyo uvuga cyane cyane ku muntu kubwiye ijambo nk'iryo ngiryo k'icyo kintu yari yakigambiriye. Hanyuma byarangiriye aho wabimubwiriye kuri telefone wari wamusuye byagenze bite? Nabimubwiriye kuri telefone. Nimara kumubwira gutyo nawe akimara kumbwira gutyo nararize ndamubwira nuko warakoze namukupa ndamwihorera. Nyuma yaho se n'ubundi wari ukiri ku ishuri ukiri bwo kwiga? Nari nyiga. Kuri njye nahise mvugana n'ubundi ishuri n'ubundi mwaho nderetse. Wumva birarangiye? Wumva birarangiye. Vugana ubwo nyine nta kundi ubuzima bwanjye burahagaze. Niyiciye ahazaza hanjye. Igisirikare nahamye nifuza ntabwo nkibonye. Hanyuma se ubwo inda yari igeze mu mezi angahe? Nyine ubwo mu kubimubwira njye nabimubwiye ifitane ariko nyuma yaho n'ubundi ubuzima bwarakomeje n'ubundi yandambana nayo. Ukiri ku ishuri? Nkiri ku ishuri. Yego. Ubwo we wigaga utaha? Nigaga ntaha. Hanyuma se nyuma yaho ntago wavuze ati si uyu muntu kamwegere muganirize wenda ari buzagera hanyumve byagenze bite? Muri icyo gihe igifite amezi 4 nkimara kubimubwira. Yego. Nyine dusa nkaho amaje kumbwira ibyo ngibyo ngo ngaho genda mu gisirikare nkumva ndababaye. Ariko se sorry tutaragera aho nyuma ya wenda ngo yuko muri buganire abenshi urakubwira ati nagerageje kwiyica nagerageje gukuramo inda ngo ye byagenze bite? Ubundi akenshi na kenshi iyo utwaye inda muri ubwo buryo nta muntu yibyara adatekereje kuyikuramo. Ni bake cyane. Ni bake cyane yewe nubwo navuga ko nta nubaho ahubwo. Kuko utekereza uburyo ki ugiye kubaho, ugatekereza uburyo ki umuryango wawe ugiye kukubona, ugatekereza uburyo ki ababyeyi cyangwa abasaza bawe abavandimwe bagiye kugufata, niho uhita utangira gutekereza kuyikuramo. We byakugendekeye bite? Jewe natekereje kuyikuramo, nanyweye imiti y'Ibinyarwanda. Hari umuti bita umuhoko. Yego. Umuhoko naragiye nshaka ahantu ibyo byatsi biri, icyo cyatsi cy'umuhoko. Umuti ndawushatse ndaje ndawuvuguse. Urabona iki gicupa cy'amazi cya Nili kinini bana gato ndagishizemo ndacyujuje. Marire kucyuzuza
ndavuga ni nzajya nsoma mu gitondo saa sita na nimugoroba. mbese wiyandikira Ni kire kire nivuga ko nakiyandikira kire. Umuti majije kuwuvuguta ako kanya nananywaho. Majije kunywaho ya wa wundi usigaye ndawubika. Ndavuga ndongera saa sita ko nanyweye ari mu gitondo. Yego. Ndongera saa sita na nimugoroba nongere nkweho. Ko sinatekerezaga ko hari ikibazo ndi buhure nacyo. icyo gihe wumvaga wari ugambiriye gukuramo inda cyangwa byari ukwiyahura? Kuramo inda. Yego. Apana kwiyahura. Noneho muri uko kunywa uwo muti nta n'iminota na 15 yagashira ntangira kuruka, ndaruka ariko fresh, aruka cyane. Fiye tuganirire neza, warukaga wari uri mu rugo icyo gihe ntabwo waragiye ku ishuri? Icyo gihe nari ndi mu rugo. Hanyuma mu rugo ko hari wenda abavandimwe, umubyeyi, byagenda no tukugiye batamenya yuko icyo kintu kiri kuba kuri wowe? Ubundi kugira ngo batabimenya iyo byamfataga ndi nko hanze. Yego. Nahitaga nirukanyira muri toilette. Yego. Byagufata uri mu nzu? Byamfata ndi mu nzu, nafataga mari yanjye irimo imyenda nayirukamo. Noneho kugira ngo mu rugo wenda baba bari mu nzu wenda byamfashe ndi mu nzu kugira mu rugo batumva ko ndi kuruka. Birasekeje cyo kora gusa birasekeje. Nibyo birababaje pe, birababaje bitewe na situation umuntu arimo, ariko bitewe n'uburyo wowe wabikoragamo so nabikoraga numvaga mbabaye. Ariko ubu ngubu iyo mbitekereje uriseka. Nafataga mari nkayijeganya. Nkayisakurisha. Yego. Nkayisakurisha kugira ngo batumve uri mu cyumba ataza kumva ndi kuruka akambaza ubusobanuro bw'impamvu ndi kuruka. Ukaruka mu myenda yawe? Nkaruka mu myenda. Imyenda inafuze, ahubwo nyuma yaho imwe narayifuze bimwe byanga kuvamo. Yego. Ndayijugunya. Ubwo aho bivuyemo yidasa umweru n'ubundi ndagumya ndayambara. Iyo situation Fiyete yabaye igihe kingana gute? Yo kuruka? Yego. Ni umunsi wose. Hatse umunsi wose. Ariko nkweyeho intama imwe. Ubwo cya gicupa cyawe cya litiro n'igice wakibitse birangiye unkweyeho rimwe biragukoroga. Bingira gutyo, bimaje kongera gutyo. Ndavuga nti rero ndabona ibi byanze. Ndabona biri kungwa nabi. Ndagifata cya gicupa nanyananyijugunya muri toilette. Yijugunya muri toilette nahise niga izindi ngamba. Izindi ngamba nize naragiye ngura omi ya family. Ariko nabwo nuko nabyumvaga gutya abantu babivuga ngo ibyo byose bikuramo inda. Nafata omo ya family ndagenda ndayigura. Naje kuyigura ndaza nyitabura mu mazi igwa ikintu by'ibifuro cyane. Nkugiye gufura? Nkugiye gufura. Ndayitabura, maje kuyitabura ndamfata igikombe kino gipima suritiro. Ndakinywa. Haje kukinywa ibyo byo nta n'ikibazo byananteye. Sinarutse yewe sinariwe no mu nda, nta kibazo nagize. Noneho muri ibyo byose byo gukuramo inda mbonye byanze ntekereza ingamba zo kwiyahura. Hanyuma Fiyete ukiri aho ngaho reka fata umwanya mbwire urubyiruko cyangwa se n'abantu bakuru bazabona iyi video. Ntago ibyo turi kubabwira cyangwa urwo rugendo Fiyete yanyuzemo turi gutanga inzira zo kujya kubikora igihe wagezweho n'iyo situation, kuko hari igihe ushobora kubinywa nk'ibyo yanyweye ugasanga uriyishe, wenda wari uzi kugiye kwica wa mwana ugasanga nawe ubwe bigugizeho ingaruka, cyangwa se ntupfuye ariko wenda birakumugaje, kuko byose birashoboka. Ibyo rero tuba tuvuga cyangwa izo nzira tuvuga turabizi neza yuko ari mbi, akenshi byaranadukomerekeje, ni nambi cyane. Ntabwo tubwira urubyiruko gukoresha ibyo bikoresho. Hanyuma Fiyete ubonye byanze, ntekereza ko akenshi iyo ugerageje kwiyambura ubuzima bikanga, Imana ibigufiteho umugambi. Imana ibigufiteho umugambi, yaba wowe yaba n'uwo mwana utwite. Ubonye byanze izindi ngamba wafashe neza? Ntabwo warekeye aho ngo wumve unyuzwe byibura? Ntabwo narekeye aho, kubera ko muri njye numvaga ntashaka gusebya umubyeyi wanjye. Yego. Cyangwa wenda ngo n'abandi bambone nandagare, cyangwa mbese nyine muri famiye batamfata uko ntari. Navuze nti reka nshakisha ubundi buryo mbigenza. Ubundi buryo rero nashakishije bwo kubigenda, navuze ngiye kwiyahura. Noneho niba umwana inda yanze kuvamo, noneho uburyo ngiye gushakisha aba ari giye upfa.
ubwo ukuntu nabigenje nashatse ikinini cy'imbeba. Ikinini cy'imbeba ndagifata ndagifungura kora mu kanuza kacyo, urabona ikinini cy'imbeba agapapuro kibamo imbere haba harimo akandi karimo cya kinini. Naragifashe akakantu ndagafungura mbishyira ku ntoki. Urabona nk'uko wafata isukari ukayishyira ku ntoki ukayinyunya. Fata cya kinini nkinyunya nk'uri kunyunya isukari. Urumva ndakinyunya kirashira cyose. Kimaje gushira nyuma y'iminota mikeya numva mudatangiye kundya. Harandya noneho nkazajya numva mfite icyaka. Yego. Nyuma nashaka amazi. Naragiye mfata amazi ndayanywa. Yamaze kuyanywa nabwo mundakomeza harandya. Ariko nkajya numva bavuga ko uyu umuntu anywa ikinini cy'imbeba cyangwa imbeba iya ibonye inywe ikinini ibayiteze. Iyo inyweye amazi nyine isa nkaho igabanyije ya acide. Hanyuma wowe ujya gushaka amazi kugira ngo nagiye gushaka amazi oya ntabwo ari kuva mu buryo kugira ngo nshaka amazi kugira ngo ya acide igabanyuke. Ngiye nuko numvaga mu muhogo nyine uhita wumva mu muhogo wumye. Yego. Ukumagara. Noneho navuze nereka nywa amazi ariko ntabwo natekereje ko wenda bitari ntari bupfe. Namwe nibyanga bikuna nshobora gupfa. Yego. Mfata amazi ndayanywa numva mu muhogo nta kibazo harahehereye. Ya mazi agera mu nda nabwo mu nda hagumye harandya. Nangije mfata mu nda hagumye kundya mfata amata. Hanyuma Fiyete biranze cya kinini cy'imbeba cyarakomerekera gukuraga ntago wigeze ugera muri situation mbi kugira ngo ujye no kwa muganga byagenze bite? Oya ntabwo nagiye kwa muganga ariko muri make ngiye kunabitekereza natekereje yuko ayo mata ariyo ashobora kuba yaratumye ntapfa. Hanyuma mama se cyangwa abo mu rugo ntago bigeze babona ibyo bintu urimo? Wabikoraga uvuye ku ishuri, wabikoraga mbere yuko ugiye cyabyari muri weekend? Icyo gihe mbikora nabikoze ari muri weekend. Ntago nabikoze nagiye ku ishuri. Hanyuma ikinini cy'imbeba gitumye udapfa n'ubundi wanyweye amata. Nyuma yuko ubonye byanze byose burundu wakoze iki? Naravuze nti ijambo nawe naravuze nti n'ubundi ndabona inda yanze kuvamo n'undi gupfa biranze ndavuga ni Imana ibizambaho abari wowe uzabireba. Ubuzima nzahura nabwo abari wowe uzandeba. Hanyuma se w'umwana nyuma yaho nagongeye kumuhamagara ngo muvugane? Oya nyuma yaho kuva ubwo ntabwo twongeye kuvugana. Ako mu kutavugana hari ikibazo twaba twarahuriye. Byagenze bite? Icyo kibazo twagonganiyeho mu gihe y'amezi 4 nababwiye. Namubwiye ko ntwite. Nkimara kubimubwira nyuma yaho yambaje ngo urumva twabigenza gute. Yego. Arambwira muri uko urumva twabigenza gute kugira ngo mu rugo iwanyu batamenye yuko twite. Yego. None ndamubwira nti njye nabanje kumubwira nti ndumva twanayikuramo. Kuyikuramo arabyanga arambwira ati oya ntago byakunda. Yego. Kandi ntashaka kujya mu gisirikare. Yego. Ambwira ati ngira ubundi buryo. Ndamuganira niba wumva udashaka ko yuko ivamo tubane. Ambwira ati urumva twabana gute nsobanurira. Ambwira ndumva twabana nk'umugore n'umugabo. Yego. Ambwira ati gute? Ambwira nuko twabana kose nge nta kibazo. Arambwira ati ngewe ntago nashaka umugore ntasezeranye. Arambwira ati rwose icyo kintu nkubwiye ntabwo nashaka umugore ntasezeranye. Ndamwe se kubera iki? Ngo ngiye ngo niyo ntego nihaye. Ndamwe niyenza. Nise urumva twabigenza gute? Ambwira nyine yuko arambwira ati rero kugira ngo tubane dusezeranye ubu muri ubu ngubu nta mafaranga ahagije mfite yo kuba twakoresha ubukwe. Kandi nyine yambwiye ko afite isambu. Isambu ariko akambwira yuko nta gipapuro ifite. Yego.
kandi kuyigurisha ntabwo byakunda kuyigurisha nta gipapuro ifite. Yambajije ati se hari ahantu wabona igipapuro cy'ubutaka? Ndamubwira ni igipapuro cy'ubutaka ntikereka nzanye icyo mu rugo. Yego. Ambwira ati icyo mu rugo, ati se kibaruyeho mama? Ndamwira ni mama, ariko n'ubundi mama yanditseho nkaba ndi umwunganizi wiwe. Ngo hehe, uri umwunganizi wiwe? Ntiyego. Ngo none se ngo byakunda ko wakizana tukagenda tukaguza amafaranga muri banki, hanyuma ubundi amafaranga twamara kuyabona tugakoresha ubukwe? Ubwo bivuze ngo yaragize ngo mujye gufata credit kujya mubona uko mubana, kugira ngo tubone uko tubana. Yego. Ndamubwira nti kubera ko njyewe sinatekerezaga ngo impinduka zizavamo. Numvaga ko nyine ubukwe bugiye kuba. Mbese wumvaga igikwe kibaye? Numvaga rwose igikwe kibaye wa mugana w'abandi b'ubungu. Urumva? Ndavuga nti sawa. Genda njya ahantu ibipapuro by'isambu mama bibika. Nagiye nkuramo igipapuro cy'isambu, nakuyemo icy'ahantu dutuye. Yego. Ibindi by'ubutaka ndabireka, by'aho bahinga. Yego. Ndabireka nkuzana igipapuro cy'imiturire. Ndakizanye ndakimushyiriye. Mu kukimushyira yewe tujyana no kuri banki kwaka inguzanyo. Turagiye, amafaranga barayamuha, bamuhereza miliyoni 2, baduha miliyoni 2 ndeba gutya. Ubwo bivuze ngo mwatangiye process zo kwaka inguzanyo, igihe cyo kuyibona kiragera? Kiragera. Murajyana? Turajyana. Kuki batayahaye wowe rero sasa? Oya, impamvu batayahaye ahubwo ni nkaho uravuga ko ari ngiye bayahaye, kubera ko none se bayaguhaye kashi mu ntoki urayamuhereza cyangwa? Oya, twari turi kumwe. Yego. Niwe bayahereje ariko mu buryo ninjye wasinye. Hanyuma Fiyete, ndumva ibi byo biratangaje, ndumva binarenze. Nongere mbigarukeho mo hagati, mbwire imiryango, mbwire n'abana batoya bashukwa n'abasore cyangwa bashukwa n'abagabo. Abenshi baba bataramenya situation uko imeze hanze hano. Abenshi baba ari abanyeshuri atazi riva n'irizima, bakagufatirana bakakubeshya. Reka mvuge ngo mujye mubanza mumenye neza uri kubabwira cyangwa uri kubaha inama uwo ari we, cyane cyane igitsina gabo. Hanyuma Fiyete, miliyoni 2 barazibahereje, mwahise mukora igikwe se ko waba utarantumiye kandi nzi ko usanzwe tuziranye? Ntabwo ubukwe bwabaye. Twavuye aho. Yego. Turagenda, arambwira ati rero weho ngaho genda, turangira dutangire dupange imyiteguro. Yego. Kuko twahavuye ambwira ko agiye no gukoresha invitation. Mbese yigeze kubaza amazina y'ababyeyi se cyane wari uzi yuko no kuri invitation yajya? Ibyo bibaho. Numvaga ko nta bibaho. Ibyo bipfa kwa gusa numvaga ko ari ubukwe. Ntumbaze ngo nimba kuri invitation hajya amazina y'ababyeyi. Numvaga ngiye gusa nubwo niyambwiye ngo ni invitation nyine numva ko ari invitation agiye gukoresha. Nibyo utwibwira, mpise ngira amatsiko. Utwibwira ntabwo wabasha kutubwira imyaka wari ufite? Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Icyo gihe nari mfite imyaka 20. Bivuze ngo wari ukuze ariko utaramenya ubuzima bwo hanze uko buba bumeze. Hanyuma uratashye, mugiye kwitegura agiye gukoresha invitation. Zarasohotse? Oya, ntazasohotse, ahubwo nyuma y'iyo minsi tuvuye kuri banki hashize nk'ibyumweru 2, iki cyumweru bitaruzura neza, telefone ayikuraho. Ayikuyeho? Ese ubundi mama ntabwo yigeze amenya ko icyo cyangombwa wakijyanye? Oya, ntabyo yamenye. Warabihishe? Narabihishe, nabicecetse. Hanyuma wumvishe telefone itariho, wagiye kumushaka aho yarari, wumvishe umeze ute ajyanye za miliyoni 2? Nkimara kumva telefone itariho, kubera ko hano namusanze ntwara yanda, nasubiyeyo. Yego. Navuze ni wenda uyu muntu ashaka yahuye n'ikibazo, telefone bakayimwiba, cyangwa wenda sinzi ikibazo yahuye nacyo. Nagiyeyo, ngiye nsanga ahantu namusanze wajyanga ahubwo wajyanga nta n'abantu baheruka. Ntekereza ko yaba yarimutse yaravuye aho ngaho. Yasanze yarimutse. Hanyuma waratashye ujya kwiga, usubira mu ishuri, byagenze bite? N'ubundi bwo aho nabaga, ko n'ubundi nari nkiri kwa Marene. Yego. N'ubundi naragumye ndahaba.
uriga. ndagumya ndiga. Ubwo icyo gihe izo miliyoni ebyiri amaze kuzijyana yo inda yo yari igeze mu mezi angahe? Azijyana kuko twagiyeyo amafaranga tujya kuyafata, inda yari igeze mu mezi 6. Yari igeze mu mezi 6. Hanyuma igihe cyo kubyara tuvuge inda iragiye igeze mu mezi 9. Se wari warapimisha kwa muganga? Kwa muganga nagiye kwipimisha, iri mu mezi 8. Iri mu mezi 8. Wajyanye nande ko nzi ko bagusaba ko ugomba kuba uri kumwe n'uwo mwabyaranye? Najyanye na musaza wa Marene. Ubwo ne wagiye witwa umugabo wawe? Yagiye yitirirwa umugabo wanjye. Sorry. Hanyuma umaze wipimisha inda igeze ku mezi 8, igeze ku mezi 9, se wari wariteguye nk'umubyeyi? Marene yaje ku hari icyo yagufashije cyangwa se mama byagenze bite? Mama na Marene barongeye kanyaga. Yego. Mama yampaga amafaranga yo kugura ibikoresho. Marene nawe yagenda nk'ahantu ajya kubona nkabona hari ibyo azanye. Akonazanye nk'utwenda tw'umwana. Hanyuma wahagaze kwiga muri classe kwatendinga ishuri inda igeze mu mezi angahe? Ubundi nareke nasa nk'uhagaze, kuko ni nko navuga ko nahagaze ari uko ngiye kubyara. Inda yamfasha ariko kuwa 6, kuwa 5 naraye mvuye ku ishuri. Wari ukiga tu wumva ugifite akabaraga? Baye bamaze nk'iminsi mike yabafunguye. Yego. Dufunguye igihembwe cya 2. Yego. Hanyuma uragiye kwa muganga urabyaye, se ntago sheri byibura telefone yanjye kugumaho kugira cyase kujyaho kugira ngo unamumenyeshe ko mwabyaye? Ntabwo yigeze yongera kubaho. Hanyuma tugeze kuri ubwo buzima bwo kubyara, ubonye wa mwana watumye unyura mu bikomeye, wamwakiriye ute? Hana naramwakiriye, yewe numva ndanishimye. Yego. Ko mbonye umwana. Turataha, tugeze mu rugo, ubuzima burakomeza. Mu gusubira ku ishuri, nasubiye ku ishuri nyuma y'ukwezi. Ukwezi kumwe? Wagendaga umuhetse, byabaga bimeze bite? Nagendaga muhetse. Na Marene yahise ambwira ati ntago wahagarara kwiga, gumya wige. Anshakira umukozi. Yego. Umukozi uzajya underera wa mwana. Umukozi aramushatse akazajya mfasha umwana, ngiye nkajya ku ishuri. Najya ku ishuri kubera ko ku ishuri n'undi aho nigaga ari bazi yuko ntiga. Yego. Banazi yuko nabyaye. Ndangije saa 5 zajya zigera najya konsa umwana. Okay, nuvuga ngo baguhagura ubushyu ukagenda ukajya konsa ukagaruka ukiga. Nkagaruka ku ishuri cyangwa ko n'undi Marene yabaga afite imodoka agafata umwana akamuzana ukamwonsa. Nkamwonsa. Ndumva mwaragize n'amahirwe yo kugira abana bitonda. Wanjye we ntago byari kuvamo. Ariko mbere na mbere dushima Imana n'abantu baba baragiye bafasha abana b'abakobwa kugira ngo bere gutakara, bere gusigara inyuma, babashe kwiga bakomezanye n'abandi. Fiete, reka ngushimire ko wabaye intwari, nubwo mbere ibyo wenda bavuze bitanshimisha kuko wenda ngiye numva gatari bwo buryo bwo kugira ngo icyo kibazo gikemuke, ariko kuba warabaye intwari ugakotana ugakomeza ukiga. Hanyuma ndumva ngira ngo warugeze nko mu wa 5 segonderi. Nabyaye niga mu wa 5 segonderi. Usubira kwiga ukora ikizami, ubuzana diplome yabuzana n'umwana. Hanyuma se Nyamuhungu byaje gukomeza gute? Byarangiye banki deni ibasoneye, yaraje arishyura, warishyuye, byagenze bite? Ukuntu byagenze kuri icyo kijyanye n'amafaranga ya banki, hari umuntu n'inshuti yanjye naramubwiye, twaraganiriye mubwira situation nanyuzemo. Arambwira ati rero Fiete, kugira ngo ayo mafaranga ubone uko yishyura ngiye kukubwira inama yampaye. Yambwiye yuko akora ibintu bya fraud. Fraud akora akabazi ari ibintu akura mu gihugu cyo hanze abizana mu Rwanda akaba ari habicururiza. Nanje naje kuhamagara, nkaba mfite musaza wanjye ubayo. Naje guhamagara musaza wanjye
ndabimutekereza mbwira situwasiyo zose ukuntu zagenze. Ndamubwira aranyumva, arambwira ati rero mwana wa mama ukuntu bigiye kugenda, ndaje ngushakira amafaranga makeya mu bushobozi bwanjye. Amafaranga yaje kuyanshakira, anshakira 500,000. Ariko niba atari ibanga watubwira icyo gihugu basi byonyine, icyo gihugu ni ikihe? Ni Uganda. Yego. Ntacyo komeza. Ubwo yampaye ayo mafaranga, amaze kumpa ayo mafaranga ndagenda nyatanga kuri banki. Ndavuga no kugira ngo njye kunyambarirwe inyungu. Bivuze ngo banki nari nigeze kwibaza yarabasoneye, umugabo yarishyuye cyane wowe wari kwishyura? Nyine nibyo ndi kukubwira. Yego. Yayo mafaranga yarayampaye, ndagenda nishyuraho 500. Noneho nyuma ndamubwira nti rero amafaranga nagujije ntabwo aya 500 ariyo byaba bikemutse. Bivuze ngo wari wamubwiye situwasiyo twagenze nuko watanze icyangombwa. Yego. Noneho arambwira ati rero, ndamubwira nayo akaba ari umuntu wambwiye yuko aho ngaho ibintu bijyanye n'amavuta biba bihendutse. Arambwira ati ibi mavuta bwoko ki? Ndamubwira amavuta arayampa. Ndamubwira ntugomba kuzajya unzandangurira amavuta nze nyacuruza, yanyoherereza nje nyacuruza naha mu Rwanda. Hanyuma wacuruje amavuta ubona biragenda byibura? Nacuruje amavuta mbona biragenda. Hanyuma niho nagiye nkura amafaranga yo kwishyura banki. Bivuze ngo za 2,000,000 wagujije ku cyizere cy'uko ugiye gukora ubukwe byarangiye yabonye yose urayishyura? Byarangiye nyabonye yose ndayishyura. Nabwo nayishyuye ariko habura nk'amezi 6 kugira ngo igihe bampaye kirangire. Bivuze ngo Fiyete muri kumva hano icyambere navuga ni intwari, ikindi arakotana kugira ngo abashe kubona izo 2,000,000 ari gukora kugeza kuri no saha. Ntekereza ko abana b'abakobwa cyane cyane ababyeyi bakiri batoya abenshi bitera icyizere. Fiyete rero yashyizemo ingufu, arakotana, arakora, amaze kwishyura ideni rya banki. Ese Sheri ntabwo yigeze yongera kuvugisha na nyuma yo kurangije kwishyura ideni cyangwa yaragarutse? Yongeye kumvugisha ari uko umwana afite umwaka. Bivuze ngo ari uruhinja ntiyigeze aza kumureba? Yongeye kumubona, yamubonye ubundi afite umwaka. Iby'ideni byagenze bite? Ntigeze abikubazaho? Icyo gihe aza kundeba yansanze kwa Marene, iby'ideni na by'amafaranga ntabwo twigeze tubivugaho. Biratangaje. Icyo gihe none haza kureba mwaganiriye iki? Ikintu twaganiriye kuko we yarampamagaye, najya ko namana nimero yampamagaye, nditaba, arambaza amakuru, ni meza, mumeze mute? Tumeze neza. Arambaza ngo ese ngo kumperuka umbwira ngo uratwite warabyaye? Ndamuganiye narabyaye. Arambaza wabyaye iki? Mubwira umwana nabyaye. Arambaza se umwana afite iki kingana gute? Ndamubwira afite umwaka. Arambwira ngo nimuha amafoto. Fata ifoto akiri uruhinja ndayifotora. Mwohereza ifoto akiri uruhinja. Arambwira ati se kuki umpaye ifoto akiri uruhinja kutampaye ifoto uko angana uko nguko? Ndamubwira niba ushaka kumenya uko umwana kumenya uko umwana angana uzaze umurebe. Kuva ubwo nkimara kumubwira ashaka ko yaragize amatsiko yo kumenya wa mwana uko angana. Kuko yahise aza kumureba. Araza nyine aramureba, baraganira. Ubwo byaganiriye nk'umwana w'uruhinja na se nyine. Nuko baraganira hanyuma arenda agenda mutongeye kuvuga kuri cya kibazo. Yarinze agenda nyine tutongeye kuvuga kuri icyo kibazo no kutakivugaho byatewe n'abantu bari bahari kuko Marene yarahari n'umugabo wahari. Bose umuryango wari uhari. Umuryango wari uhari. Ubwo umuryango wamubwiye iki? We umuryango ikintu wamubwiye waramubwiye ibingibi wabitewe n'iki? Wavuga yuko ari amikoro makeya. Yaragize yireguye avuga yuko atarafite ubushobozi bwo kugutwara. Nyine ngo nta bushobozi yari afite, ari amikoro makeya. Hanyuma icyo gihe bivuze ngo Marene na mama wawe ntago baramenya yuko cya cyangombwa ntago bigeze bamenya ko icyangombwa nakijyanye. Histoire ya Fiyete ni ukuri
uruhande rumwe irababaje ariko iyo bigeze kuri ako kantu ntekereza ko umwana w'umukobwa akwiye kubanza kumenya amakuru, gushaka amakuru y'uwitwa umukunzi we, y'umubwira ko amukunda, y'umubwira ko yamushaka, kuko nyuma y'uko wenda mubonanye hamwe cyangwa se ahantu yabaga ntuzi iwabo, ntuzi iki, ntuzi aho uri bujye kumushakira, kandi ntekereza ko umwana wese aba afite uburenganzira bwo kumenya umuryango we, aho avuka, yise umubyara cyangwa mama we. Hanyuma Fiyete, umaze kwishyura ideni rya banki baguhaye igipapuro, warakigaruye mama ntiwabimubwira cyangwa undi waragisubije aho wagikuye? Nimara kwishyura amafaranga ya nyuma nari mfite amafaranga 700. Njyewe nyine uko nagendaga nishyura amafaranga sinajyaga mbarangwa amafaranga ngo nayangaya ngejejemo cyangwa wenda hasigaye ayangaya, kuko nabonaga njyanye amafaranga gusa. Noneho nagiye kwishyura amafaranga ku munota wa nyuma, ntazi ngo ideni riburangire. Nagiye barambwira mbahereje amafaranga 700, barambwira ngo amafaranga mbahaye ni menshi. Ndabaza se kubera iki? Ngo amafaranga duhaye ni menshi, ngusigaje kwishyura amafaranga 257. Yego. Bivuze ngo ayasagutse barayagusubije urajyana. Ayasagutse barayansubije. Hanyuma Fiyete dusangije urugendo rukomeye dusa naho turi kugana ku musozo. Ayo yasigaye se yewe yakoresheje iki? Wavuye Kigali uza taha Kayonza, byagenze bite? Naje mu rugo, nageze mu rugo, ngeze mu rugo amafaranga nagaruye nayubakishije n'inzu yo mu rugo. Fiyete ni umukobwa w'intware, ntago nzi ukuntu nabibabwira, nabo turi kumwe hano bari kubyumva baba dukurikiye ko kumaramaza k'umwana w'umukobwa hari aho byamugeza. Kugeza kuri ino saha Fiyete ntekereza ko umwana yakuze ari mu ishuri? Yiga mu wa kangahe? Yiga muri Gardienne. Yiga muri Gardienne. Bivuze ngo uyu munsi noneho ubayeho wishimye n'umwana wawe? Cyane ndishimye kuko biranshimishe, niyo murebye mba numva nishimye ahubwo nkigaya ibyo nari ngiye gukora. Yego. Bivuze ngo hari isomo ufite ry'ubuzima ushobora guha urubyiruko rutaratwara inda? Isomo naha nk'umwana w'umukobwa utaratwara inda ni ukwirinda ibishuko cyangwa kubanza kumenya umusore bakunda n'uwo ari we, akawumva ibyo amubwira n'aho ari kumuganisha, niba yumva yuko byaba harimo inyungu cyangwa nta nyungu zirimo, no gufunguka mu mutwe kugira bamenye amakuru atandukanye, batazagwa mu bishuko nk'ibyo nabonye waguyemo. Bivuze ngo uwo ni umwana w'umukobwa aka kanya ubwiye uri mu rukundo rusanzwe utaratwara inda, kuko niyo ntego yacu nk'urubyiruko kugira ngo tugire inama abakobwa bakiri batoya. Hanyuma se umukobwa wamaze kubyara cyangwa se utwite, ukurikije inzira wanyuzemo, we uramuha ikihe cyizere Fiyete? Icyambere namubwira ni kwigirira icyizere cyangwa kumva yuko ibimubayeho atariho ubuzima burangiriye, kuko iyo bimaze kubyara ubuzima burakomeza kandi kongera ugasura uko wari umeze. Bivuze ngo akomere kugira ngo akomere kubwe no kubw'umwana yabyaye. Hanyuma rero Fiyete turagushimiye cyane, ntekereza ko nyuma y'ubwo buzima ufite indi histoire n'uburyo wakomeje gukora, uburyo umwana wabayeho nawe ubayeho, aka kanya ushobora kufite ahandi hantu umaze kwigeza. Hanyuma tujya tugira imiryango runaka cyangwa se groupe zifashanya, we nta groupe nimwe ubamo igufasha cyangwa se yagufashije kubagarura icyizere, kongera kwiyubaka, bimeze bite? Iyo groupe irahari, groupe nyibamo, yewe nkaba ndi n'umuyobozi. Uri umwe mu bayobozi bayo. Ibafasha iki se? Ikintu dufasha cya mbere ni ukwitinyuka, ukumva yuko udashobora guheranwa n'agahinda muri wowe, ukumva yuko utari ukuntu iyo ikintu kikubaho ugenda mu nzira ukavuga ati bari abantu ninjye bari kureba cyangwa ninjye bari kuvuga, wabona n'usetse ukumva niwe wasetse, ariko iyo groupe idufasha kumva yuko muri wowe ugomba kwigirira icyizere. Mwiga icyizere cyonyine gusa bikarangiriraho? Ntabwo twiga icyizere kuko twishyira hamwe,
twakoze akantu k'agatsinda dutangamo amafaranga yego y'ubwizigame, ku ruhande hakazaho n'ingoboka, yego ku buryo iyo ngoboka ikintu dufasha ni uko umuntu nyine muri iyo gurupe yacu hagira nk'umuntu ugira ikibazo cyangwa wenda akarwaza umwana cyangwa wenda ku ishuri ry'umwana bamwirukanye amafaranga, tugafata muri ya ngoboka tukamwishyurira ishuri ry'umwana cyangwa tukamwishyurira mituweli. Hanyuma muri abakobwa gusa murimo n'abafiyepere cyangwa sinzi ukuntu babita nabo, cyangwa muri igitsina gore gusa? Kugeza ubu ngubu turacyari igitsina gore gusa, ariko dufite icyizere yuko umusore wese ushobora kuba yakifuza ko yazamo, turimo turagenda tubyinjiramo ukuntu nyine uwo duhe nawe tukamubwira. Nk'ubu ngubu hari abo nabwiye barambwira ngo bazaza, ariko mufite icyizere cy'uko bazaza. Bivuze ngo kugeza kuri uyu munsi mufite icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza? Cyane 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 rwose. Hanyuma agira ubutumwa uhereza ababyeyi cyangwa se n'ababashije kwegeranya uwo muryango? Ikintu nabanza kugira ababyeyi, umubyeyi ikintu ambwira ntakazajya abona umwana we ikintu cyamubayeho ngo yumve yuko ubuzima burangiye cyangwa yumve ko igikuba cyacitse, kuko bitewe n'ukuntu ngewe aho ngeze ubu ngubu n'ibyo maje gukorera umubyeyi wanjye, nk'iyo yicaye akavuga ati ubu iyo ndeka umwana wanjye ntajye kwiga, ati ibi byose ntabwo simba mbikeshaho, ariko ubu hari ibyo akesha ngewe namukoreye, bitewe n'ukuki no gufunguka mu mutwe no kumva ko wenda nta wundi muntu wakongera kumbwira ngo kunshuka, anshuke mu byambayeho. Hanyuma Fiyete tubwire kugeza kuri ino saha igikuru, urumva noneho ntawaza gushukisha wenda nk'uwakubwiye ati genda wibe ibipapuro bizane tujye gukora igikwe, uyu munsi noneho bimeze bite? Uyu munsi ubu ngubu ibintu bijyanye n'igikwe wa mugani w'ababivuga ntago biranzamo. Kubera iki? Ntabwo kubera ko ngewe impamvu intego nihaye ntago ndayigeraho. Yego, bivuze ngo igikura giteganya tugitegereze ryari ko Fiyete tuzamugaragira nko mu wuhe mwaka? Oya aho naba nkubeshye rwose. Bivuze ngo uracyabitekerezaho? Cyabitekerezaho. Gusa uzadutumire basi.